Niko sha niriwe ko ndi kubona uri kureba nk'umuntu unaniwe kandi ubyutse nonaha bite byawe. Ariko eri wagiye ureka wabyihoreye ko ijoro riba wariraye. Ubuse urusha gusobanura iki? Ijoro bararirara? Se wagiye ureka kwigira umwana koko ugira ngo ibintu byose babigusobanurire nk'abari gutamika uruhinja. Umva ugomba kubisobanura byose kugira ngo umuntu agire ahantu ahera. None se namenya ndahera he utasobanuriye neza? Aha ibyo tubireke ndabizi impaka zawe ntabwo zijya zishira. Oya ntabyimaka ahubwo icyambere no kumvikana. Wambwira ikibazo wagize nkagufasha? Ikintu upfa nawe ni kimwe rero nuko bugiye uba wumva ko uri intwari. Ibibazo nagize se byose niko wabishobora. Ibyo ushoboye nagerageza, ibyo nashoboye nkabireka. Voila birumvikana ko ibibazo byanjye utabishobora ngaho ujya kure yanjye. Ntabwo bufite. Ariko se wambwiye uri kubona njyewe nananirwa n'ibintu ntaragerageza. Icyambere no kugerageza. Mbwira nkwereke utuntu nikorera. Okay, ubwo wigize bamenya narebe reka nkubwire. Stone nyine narose nabi. Ariko nyine inzozi narose byarangiye zibaye impamo. Turashize none. Amahinga twatoye. Ibyo birakureba. Izo warose niba zabaye impamo. Njye nta kintu nagufasha rero ukabarira. Stone hano uri umugome ubisintererana mani ntararangiza no kukubwira wabanje ukumva izarizo. Okay, ntari wasanga hano narose waturaguye amafaranga none ukaba wayabonye ntari ngakomeza umbwira. Stone narose ndi gukina umupira. Uhita utsinda igitego cy'umutwe. Nakinnye cyane ngira aho ndananirwa ndumva ashaka kujya. Uhita wumva ajya gufata ku mazi kubera ko wari ufite inyota. Numva nyine ishatse kwihagarika maze hita mbikora. Ngo iki? Wanyaye kuburiri? Kwa jina la Yesu mundebereye umuntu. Yego ariko nyine ni dukeye. Turashize none. Ye nyagasani mani horaho mama naza arahita gukuramo ipyiko. Yesu